Ndabasuje mwese inshuti muri kunyumva, mbasuje mu izina rya Yesu. Imana ikomeze kubaha umugisha, ikomeze kubarinda muri iki cyamunsi aho mfashe iyi audio. Reka Imana ibahe umugisha kuba mukomeje kudukurikira, yaba ari ibikorwa dukora tubisangiza kuri Instagram, tubisangiza kuri WhatsApp, tubisangiza kuri YouTube, kuri channel yacu. Murakoze cyane kuba mwongeye gufungura iyi audio, kandi Imana ibahe umugisha muri iki cyumweru cyo kweza urusengero rw'Imana. Ni ijambo turi kugenderaho ry'iki cyumweru dusanga muri Yohana igice cya 2 umurongo wa 13 kugeza ku murongo wa 16. Niryo jambo turi kugenderaho muri iki cyumweru. Reka Imana ibafashe, kandi Imana ibafashe kugira ngo mureke Yesu yeze imitima yanyu, yeze imbere yanyu, ariyo insengero z'umwuka we. Imana ibafashe kandi Imana ibakomeze muri iki cyumweru, bajye imbere mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tuza kuganira ku ijambo twabaye nk'abasubika igihe gishize. Ni ijambo ry'ubwami bubiri buriho. Twabaye nk'abariganiraho birambuye, tuganira ku bwami bwa mbere, ari ubwami bw'umwijima. Ndikozeho na video, niba utari wanayireba iyo video iri kuri Instagram, ndaza kuyipininga kugira ngo muzayirebe. Ariko iyo video yaganiye cyane ivuga ku bwami bw'umwijima. Twaganira ku misozi 7, ukuntu Satani yayifashe, n'ukuntu abana b'Imana natwe tugomba gufata iyo misozi kugira ngo tuyigomorere Kristo, kandi tuyikorere ibikomeye, kuko iyo misozi 7 ntabwo ari iy'umwanzi, ahubwo ni Imana yashizeho, ni Imana yaretse ngo ibeho kugira ngo tuyigaragarizeho Imana, kandi tuyifatireho abantu benshi, kugira ngo abantu b'Imana cyangwa abantu begera Imana muri secteurs zose zitandukanye. Tuzayiganiraho birambuye mu yindi video cyangwa mu yindi audio nzafata, ariko uyu munsi turaza kuganira cyane ku bwami bw'umucyo. Icyo nabasezeranyije bavandimwe, yuko turaganira ku bwami bw'umucyo. Icyambere ugomba kumenya ni uko ubwami bw'umucyo ari ubwami buriho, ni ubwami bufite imbaraga, kandi ni ubwami bufite imbaraga zirenze ubwami bw'umwijima. Kuko tunagiye no muri physique, tunagiye mu mitekerereze y'abantu, tutanagiye mu by'umwuka. Iyo umucyo winjiye mu mwijima, umwijima urahunga. Abadefininga neza umwijima bita umwijima ngo ni absence y'umucyo. Umwijima mu bundi buryo bawitaho yuko umwijima ari ikintu kibaho iyo nta mucyo uriho, ni absence of the light. Ukumva yuko umwijima nta na rimwe wazinda umucyo, kuko ngo aho umucyo uje umwijima urahunga. Ariko ubwami bw'umucyo ugomba kumenya yuko ubwami buriho. Ubwami bw'umucyo ugomba kumenya yuko ubwami bufite imbaraga, kandi nk'abana b'Imana tugomba kumenya yuko nk'abana b'Imana turi muri ubwo bwami. Twavuze ubwa kabiri kugira ngo twinjire muri ubwo bwami, kandi turamarambaje kugira ngo tubugaragarize n'abandi kugira ngo nabo babwinjiremo. Icyo ni cyo Imana yadushiriyeho, icyo ni cyo Imana dushakaho, kandi icyo ni cyo Imana ishaka kugira ngo nawe uri kunyumva ufate umwanzuro. Niba utari wafata umwanzuro wo kwinjira muri ubu bwami bw'umucyo, reka uyu munsi muvandimwe, nshuti yanjye, ufate uwo mwanzuro. Icyo Imana igushaka. Twarangirije ku ijambo igihe gishize, twarangirije ku ijambo riri muri Yohana 3, urwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8. Usoma ahantu harangiza uwo murongo, haranditse ngo ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani, amen. Turaganira ku bihe 4 ubwami bw'Imana bwanyuzemo. Ibyo bihe 4 titubijyamo cyane ngo tubiganireho birambuye, ariko ndasa nk'ubivuga kugira ngo tumenya nk'aho ibihe byabaho byavuye, aho biri n'aho bigana. Ibyo turaza kuganiraho uyu munsi. Nyuma yaho ndaza kuganira
kuvuga ku bwami bw'umucyo birambuye. Ubwami bw'umucyo bugizwe n'iki? Ubwami bw'umucyo ni bande baburimo? Ubwami bw'umucyo ni gute wabwinjiramo ushaka kubwinjiramo? Imana ifashe kugira ngo ubyumve yuko ari ingenzi kugira muri ubu bwami. Ibihe bine, igihe cya mbere cyabayeho ni mbere y'ukurema ku isi. Igihe cya kabiri ni ubwami bw'Imana ku isi muri Edeni. Igihe cya gatatu ni igihe cy'ubuyobe bukomeye bwa Satani kuri iyi si. Igihe cya kane ni ubwami bw'Imana mu bantu Yesu avuka. Ibyo ni ibihe bine ubwami bw'Imana bwanyuzemo. Nawe urebye neza hari aho turi muri ibi bihe, muri bya bihe bine mvuze. Ubwami bw'Imana bwatangiye mbere yo kuremwa ku isi kandi ntibufite iherezo. Imana mu bumana bwayo mbere y'uko irema ibiriho yatekereje ubwami igiye kurema. Mu bumana bwayo yatekereje ku bantu bazabaho, yatekereje ku bantu bazayikorera, yatekereje kuri njyewe nawe, yatekereza ukuntu tuzayikorera muri ubu bwami Imana rigiye kurema. Icyo ni igihe cya mbere cyabayeho. Igihe cya kabiri cyabayeho ni igihe Imana mu bwami bwayo Imana yifuza ko bwaba ku isi. Ubwami bw'Imana kuba mu bantu yari plane y'Imana kuva mbere. Imana yahaye Adamu na Eva iyi si kugira ngo ibe teritware y'Imana, ibe nk'igihugu, ibe nka extended territory, ibe aho Imana itegekera itegetse inyuze muri Adamu na Eva. Ariko nk'uko tubizi ntibyabaye bitewe n'uko Satani nk'umugome yaje kurusha Adamu na Eva bagwa mu cyaha, bituma twinjira mu gihe cya gatatu. Bwa bwami bw'Imana bwari bwaje ku isi, bwaje kuvanwa ku isi busubira mu ijuru. Isi ihabwa Satani. Adamu yayihaye Satani ubwo yakoraga icyaha. Ubwami bw'umucyo bwasubiye mu ijuru uko nari mbivuze, ariko none Satani yigaruriye isi. Kandi Satani kubera nta mpuhwe agira, kubera nta umuntu agira, yaje gutegeka isi, yategekeshejwe igitugu kugeza igihe abantu batakoraga ibibi yabigishije ibibi. Ya shusho n'ubutware Imana yari yarahaye Adamu, ya shusho Imana yahaye Adamu na Eva, baje kuyitakaza, baza kwigishwa ibibi, baza kuba inyamaswa abantu bitewe n'uko banze kumvira Imana aho bakora ibyaha. Niyo mpamvu Satani yaje kwigarurira isi, yategekesha igitugu. Hashize imyaka, nshuti yanjye ibaze, hashize imyaka ibihumbi n'ibihumbi, ariko kuva Satani yahabwa isi ayihawe na Adamu kugeza na n'ubu Satani aracyayifite. Ayifite mu maboko nk'uko twabigaragaje igihe gishize twaganiriye ku misozi 7. Satani yarayigaruriye, ayitegetse nk'aho ari teritwari ye, kandi iyi si Imana yarayiduhaye nk'abana b'abantu, umwandu wacu, kugira ngo tuyitegeke, tuyibemo, tube nk'abayobozi bakorera mu Mana kuri iyi si, kuko ni ubwami Imana yaraduhaye. Ya shusho n'ubutware Imana yarahaye Adamu ariko barabutakaje. Satani yangiriza ishusho Imana yari yambitse Adamu. Nicyo kibazo twagize muri iki gihe nshuti. Twangirijwe ishusho yacu Imana yaduhaye yarangirijwe bitewe n'uko twaraguye, tuva mu byo kwizerwa, tuva mu by'Imana yashakaga, dukurikira irari, dukurikira ibyo twifuza. Niyo mpamvu turi muri iyi situation turimo. Satani amaze kubona iyi si, yayitegekesheje igitugu. Umuntu utarabeshaga, umuntu utaragiraga irari, umuntu utaricaga, umuntu utaragiraga urwango, uwo muntu utaramwigisha ibyo byose, bitewe n'uko uwo muntu yaguye, yanga kumvira Imana, yanga bwa bwami bw'umucyo, ahubwo yifuza kuba mu bwami bw'umwijima. Yohejwe na Satani n'akarimi ke, yohejwe na Satani n'imvugo ye, umuntu atakaza ya status, wa mwanya yari afite imbere y'Imana arayitakaza, agwa hasi. Nibwo byago twagize nshuti. Uyu munsi nawe wibaze niba iby'Imana igushaka ari byo gukora, cyangwa niba nawe warakurikiye iby'isi, niba warakurikiye akarami keza ka Satani,
ibyo akwifuriza ibyo agushakaho nibyo ukora, akwizeza yuko uzabona amahoro, akwizeza yuko uzabona ibyishimo, akwizeza yuko uzabona urukundo. Ariko Satani nta na kimwe muri ibyo byose afite, bitewe n'uko Satani ubwe arabizi yuko yazanywe n'ibintu bitatu gusa. Yazanywe no kwiba, kwica no kurimbura. Nshuti, hunga udapfa, hunga ugifite uburyo, kuko Satani ni umugome kandi ngo yagenda nk'intare yivuga gushakisha uwo iconjomera. Irinde nshuti. Satani ngo amaze kwigarurira iyi si yayitegesheje igitugu. Umuntu wari mwiza ari nka marayika amwigisha ibibi. Iyi si nayo ayuzuza imitekerereze mibi, ayuzuza doctrine mbi, ayuzuza imigambi mibi y'umwanzi kugira ngo agushe abantu, agushe ikiremwamuntu. Satani ararwana ko ntaganisha, Yesu yaramutsinze. Ibiremwa byose byararushe, ibiremwa byose harimo umuntu, harimo inyamaswa, harimo ibiti, byose byararushe kandi bitegerezanyije amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana, biteganyije amatsiko kuzabona ubwami bw'Imana, ubwami bw'umucyo bugaragara kuri iyi si. Byanditse mu Abaroma igice cya 8:19 haranditse ngo kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Urebye imyaka ingahe ishize nshuti, wasanga yuko yaba ari ubuzima, yaba ari ibiti, yaba ari sante, yaba ari amahoro, iyi si bitewe n'uko yugarijwe n'umwanzi, bitewe n'uko yugarijwe na Satani, isi yagize ibyago. Ubwo yambuwe amahoro, yambuwe n'ubuzima. Abantu bamaze imyaka ingahe yose bafungiranye mu nzu bitewe n'uko Satani yabateje ibyago, bitewe n'uko isi yugarijwe n'ibibazo, bitewe n'uko isi yugarijwe n'intambara n'ibyorezo. Ariko Yesu yaratsinze nshuti. Yesu yaratsinze. Nitwemera kugenda muri ubwami bw'umucyo, nitwemera kugenda muri ubwami bw'umucyo, tuzaba abana b'Imana kandi hazaba impinduka muri iyi si, yaba ari impinduka igaragara, yaba atari impinduka igaragara, bitewe n'uko Yesu yaravuze ngo ndi umwami w'amahoro. Umwami w'amahoro, nitumwegera azaduha amahoro kandi azaduha n'ibyishimo. Satani yononnye umuntu. Nibuka ko kuvuga kuri cya gice cya 3 aho tuvuga ubuyobe bwa Satani, ubwami bw'Imana, ubwami bw'umucyo kuri iyi si bwarahavuye bujyanwa mu ijuru. Satani agira rugari, akora ibyo yishakiye, yonona umuntu ku rugero rutangaje, ku rugero amwibagiza Imana. Umuntu atangira guhakana yuko Imana iriho. Birababaje nshuti, umuntu Imana yaremye bigeraho umuntu yihakana yuko Imana yamuremye. Ni nk'umwana wihakana se, ni nk'umwana wihakana nyina, akavuga ngo mama si wowe wambyaye, papa si wowe wambyaye, sinkuzi. Bibabaza Imana cyane kubona umuntu avuga ngo Imana ntiriho. Ariko tuzi yuko Imana iriho kandi Imana yaturemye, kandi yavuze ngo yaturemye imirimo myiza kugira ngo tuyikore, tuyigenderemo. Yesu nicyo kwifuza muri aka kanya nshuti, kugira ngo umenye yuko Yesu ahari kandi Yesu ategetse, Yesu agushakaho ibyiza kandi Yesu akwifuriza ibyiza. Satani yononnye iyi si, ayonona ku rugero rukomeye kugeza igihe, kuko tubisoma mu gice cya mbere cy'urwandiko rw'Abaroma igice cya 29 kugeza 32 haranditse ngo bene aba bantu Satani yafashe abafata mpiri, abonona ingeso zabo, ngo bageze ku rugero ngo buzura gukiranirwa kose n'ububi no kurarikira igomwa, buzuye imishyari n'ubwicanyi n'intonganya n'ubugambanyi no gukina ku mibyimba no gusebaniriza mu byongorerano n'abatukana n'abanga Imana n'abanyagasuzuguro n'abararikira n'abirarira n'abahimba ibibi n'abatumvira ababyeyi n'indakurwa kuzima n'abava mu masezerano n'abadakunda ababo n'intababarira. Ngo aba bantu n'intababarira, ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye ngo nubwo bamenye iteka ry'Imana yuko abakora ibisa bityo bakwiriye gupfa, uretse kubikora mu bwabo gusa, ngo bashima n'abandi babikora. Aho niho tugeze nshuti uri kunyumva. Tugeze ku rwego aho umuntu iyo akoze
ikintu kibi ashimwa. Nk'umwana akaza akavuga ngo mama sindi umuhungu ndi umukobwa, ari umukobwa kandi, cyangwa ari umuhungu akihindura umukobwa, cyangwa ari umukobwa akihindura umuhungu. Ibintu byabaye normal kuri iyi si, aho umuntu akora ibintu bihabanye n'ijambo ry'Imana, bihabanye na nature, bihabanye n'uko isi ibayeho, n'inyamaswa ntizibikora. Ariko umuntu yabikora agahabwa ibikombe, akavuga kuri televiziyo, kagaragara yuko ari umuntu w'igitangaza kandi yarahabanye n'ibyo Imana ishaka, yaraguye akaba igikoresho Satani akoresha kugira ngo agushe abandi bantu. Ubu ni ubwami bw'umwijima, imikorere y'ubwami bw'umwijima. Ariko turabizi ko Yesu yavuze mu rwambere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa 8 ngo icyatumye Yesu aza ku isi, ibyo umwana w'Imana yerekaniye ngo nibi ni ukugira ngo avaneho imirimo ya Satani, avaneho imikorere ya Satani, avaneho ubwami bw'umwijima, abutsembeho buvaneho. Kuko ubu bwami bw'umwijima nta kindi bwazanye keretse ubuyobe, keretse akaduruvayo, keretse ibibi, keretse ibyaha. Kandi uko tuzi Imana yaje kugira ngo iduhe amahoro, yaje kugira ngo iduhe umudendezo, yaje kugira ngo itubature mu byaha, ituvane mu mwijima tujyane mu mucyo. Yesu ujya kwifuza nshuti. Satani yononnye aba bantu, abigisha ibibi, abigisha amafuti, abigisha bidakorwa. Ariko nk'uko tuzi Yesu yaje, ubwami bw'umucyo bwaje buriho kugira ngo butwigishe ukuri, butwigishe amahoro, butwigishe urukundo, kuko ibyo nibyo bigenga ubwami bw'Imana. Yesu yaje kugira ngo amareho imirimo ya Satani, ahe umuntu amahirwe ya kabiri. Yesu yaje nka Adamu wa kabiri kugira ngo yasi Imana yahaye Adamu, bwa butware Imana yahaye Adamu, bwa bwami Imana yahaye Adamu, Yesu abugarure bwa kabiri. Yesu abwigarurire, ashyire isi mu gitereko cyayo. Isi yaraguye, isi yavuye mu gitereko cyayo, isi yavuye mu mugambi w'Imana, yumvira Satani bitewe n'uko Adamu yayihaye Satani ubwo yakoraga icyaha. Ariko Yesu yaraje kugira ngo ahagarure amahirwe ya kabiri, aduha amahirwe ya kabiri kugira ngo twongere dufate umwanzuro wo kongera kuba abana b'Imana. Iyi niyo ubundi bw'ubutumwa bwiza nshuti nshaka kubwira uyu munsi. Satani agutwaje igitugu, Satani agutegekesha ibyumviro byawe, agutegekesha irari ryawe, aragukurura bitewe na kamere kurimo. Ariko Yesu yaje kugira ngo akubature, akuvane muri ibyo byose, aguhe amahoro yo kwitegeka, aguhe umudendezo, aguhe urukundo, yongere aguhuze n'Imana. Kuko nk'uko tubizi Imana yashizeho Edeni, Imana yashizeho isi kugira ngo iyi si ibe ubwami bwayo, ibe mu gitereko cyayo, kandi ibe aho Adamu na Eva bakorera Imana kugira ngo basohoze icyo Imana yabavuzeho. Yesu yaje nka Adamu wa kabiri cyangwa Adamu wa nyuma kugira ngo yasi Imana yahaye Adamu ayigarurire, yasi Adamu yahaye Satani ayigarurire, ayishyire mu gitereko cyayo. Umuntu wari warabaswe, umuntu wabaswe n'ibyaha, umuntu wabaswe n'ubusambanyi, umuntu wabaswe n'ibyaha bitandukanye, n'irari na kamere imuteye gukora bidakwiriye. Yesu yaje kugira ngo uwo muntu amuvane mu mwijima, amuvane mu bubata bw'icyaha, amujyane mu mucyo, amujyane mu bwami bw'umucyo. Bibiliya iravuga ngo muri urwambere rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 3 ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira, no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane n'abasenga ibishushanyo. Petero aravuga ngo nshuti, arakubwira nanjye arambwira ngo igihe twamaramaje mu bibi, igihe twamaramaje mu bidafite agaciro, igihe twamaramaje mu byaha ngo kirahagije. Ngo igihe cyari gihagije cyo gukora biriya bintu byose, igihe cyo gukurikira irari ngo cyari gihagije. Yesu araguhamagara kugira ngo uze umusange muri ubu bwami bw'umucyo, umusange mu bwami bw'amahoro, umusange aho ari ngo arakuruhura, akuvane ibi byose Petero amaze kuvuga hano: kurarikira, kunywa inzoga, kugira ibiganiro bidafite ishingiro,
no gusinda n'imigenzereze mibi y'abantu baramya ibishushanyo. Yesu araguhamagara kugira ngo umwumvire uyu munsi, aze ature mu mutima wawe kugira ngo aguhereze amahoro. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'umucyo, ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami bw'urukundo, ni ubwami bw'umudendezo. Inshuti yanjye, nubwumvira uyu munsi, numvira ijwi ukemerera Yesu akaza mu mutima wawe, araza kuguhereza nawe ububasha bwo kwitwa umwana w'Imana, araza kuguhereza nawe ububasha bwo kwitwa umusitizeni cyangwa umuntu ufite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'ubwami bw'Imana. Twasomye ngo kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo by'abapagani bakunda byose. Nshuti, emerera Imana kugira ngo ugendere mu bushake bwayo, uve mu byaha, uyegere, nayo irakwegera kandi iraguha amahoro. Imyaka ibihumbi n'ibihumbi birashize turi imbata za Satani, turi mu bwami bw'umwijima. Ibaze nshuti, ibyabase ababyeyi bacu, byabase ba sogokuru, byabase imiryango yacu ya kure, nicyo kitubase uyu munsi. Ibyaha ababyeyi bacu bakoraga, ibyaha abasogokuru bakoraga, ibyaha abantu bakoraga muri icyo gihe cya kera, nibyo bigikorwa muri iki gihe. Ibyaha byahinduwe isura, ibyaha byabaye ibisirimu, byabaye ibyo mu mugi, ariko ntibyahindutse na bya bindi. Ubusambanyi bukabije, irari rikabije, nibyo bigaragara mu rubyiruko rw'iki gihe. Nshuti, impamvu mbivuze bino bintu ni uko ubwami bw'umucyo ikiburanga burangwa n'ukuri, burangwa no kutikeka ibintu. Niba bakubwiye nshuti ngo ibyo ukora rwihishwa, ibyo ukora wiherereye, ibyo uvuga wiherereye, bakubwiye ngo bisubiremo cyangwa ubivuge cyangwa ubikore ku karubanda, ese wabikora? Ubwami bw'Imana, ubwami bw'umucyo, ikiburanga ni ukuri, ikiburanga ni ukugenda utikeka ibintu, ikiburanga ni ugenda wemye ushize amanga bitewe n'uko nta kintu wishinja. Nibwo ubwami bw'Imana, nibwo bwami bw'umucyo. Ariko imyaka ibihumbi n'ibihumbi irashize, twarabaye imbata z'ibyaha, twarabaye abantu bagendera mu bikozasoni, twarabaye abantu bakora ibidashimye n'Imana bitewe n'uko twabaye imbata z'ibyaha, twabaye imbata z'ubwami bw'umwijima. Yesu yaje kugira ngo tubatire ibyo byose. Ibyaha abantu bakora muri iki gihe, hari igihe umuntu yavuga ngo ni ibyaha, hari igihe umuntu yavuga ngo ni ibyaha bisirimutse, ibyaha bitangaje. Ariko nshuti, hari umuntu uri kunyumva nka buno, ariko ufite ikibazo cyo kurara ku ijoro. Ni umuntu yabaye imbata ya social media, ni umuntu uriraraho, nta kintu cya productive ari gukora, ni umuntu uri kuri chatting gusa, ni umuntu uri kuri Insta gusa, ari kugenda areba utuvideo. Uwo ni umuntu ubaswe n'ibintu muri iki gihe. Hari umuntu ureba urukozasoni, ibintu biteye isoni. Hari umuntu uvugana n'abantu ibintu bidafite agaciro cyangwa bidafite n'ishingiro. Icyo ryo gihe tugezemo nshuti. Ariko icyo Yesu agusaba ni kugira ngo umusange, Yesu araza kukubona. Ubwami bw'Imana, ubwami bw'umucyo Yesu yigishije, ni ubwami bw'amahoro, ni ubwami butarimo guhishira, ni ubwami butarimo kwikeka, ni ubwami bugengwa cyangwa burimo ukuri. Nshuti, gendera mu kuri. Yesu arakubwira uyu munsi nshuti ngo ni njye mucyo, ni mu gihe mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Kansubiremo nshuti, ngo ni njye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ngo ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Iri ni ijambo dusanga muri Yohana 8 igice cya 8:12. Yesu arakubwira ngo nshuti, ni njyewe mucyo. Ubwami bw'umucyo bushingiye kuri Yesu, butangirira kuri Yesu,
bukarangirira kuri Yesu. Yesu yarabyivuye ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Niba ushaka kugira ngo wongere muri ubu bwami inshuti, isunge Yesu. Yesu aravuga ngo ni njye mucyo w'isi. Ibaze, nta muntu n'umwe kuri iyi si wahagarara akavuga iri jambo. Nta muntu n'umwe, yaba ari umuperezida ukomeye, yaba ari umuntu uhambaye kuri iyi si muri gihe cyacu, nta muntu n'umwe wahagarara ngo avuge ngo ndi umucyo w'isi, bitewe n'uko ntabwo bari byo. Ariko Yesu yaravuze ngo inshuti, ni njye mucyo w'isi, ngo unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo ngo azaba afite umucyo w'ubugingo. Yesu araguhamagara ngo wigire mu bwami bw'umucyo, ubwami bw'umucyo, ubwami bw'amahoro, ubwami bugengwa n'urukundo. Inshuti, ugomba kumenya yuko hagati y'ubu bwami bwombi, ubwami bw'umucyo n'ubwami bw'umwijima, hari intambara yo budacya. Kandi niyo mpamvu iki kiganiro nashaka kugira ngo gikore ndangiriza kuri iri jambo, nuko ntabwo turi spectators, ntabwo turi abafana muri iki kintu, ntabwo turi abantu bareberera ku ruhande ngo ni amakipe ari gukina, ni Arsenal na Manchester, ngo iratsinda niyo turafana, cyangwa ngo turafana Arsenal, turafana iki, ahubwo turi abafatanyabikorwa. Wabyanga wabikunda inshuti, ugomba guhitamo. Iyi ntambara inshuti muvandimwe uri kunyumva, iri hagati y'ubwami bwombi, ni intambara irwana ku bugingo bwawe. Ubwami bw'umwijima bushaka ubugingo bwawe, ubwami bw'umucyo bushaka ubugingo bwawe. Ntabwo uri umuntu uri hagati, ntabwo uri umuntu uzaba neutral, ahubwo uri umuntu ugomba gufata umwanzuro, kandi uri umuntu ugomba gufata ugomba kugira amahitamo ukora muri iki kintu. Satani ararwana ashizemo imbaraga ze zose kugira ngo akujyane mu bwami bw'umwijima. N'Imana nayo iraguhamagara n'ijwi rituje, kugira ngo uze mu bwami bw'umucyo. Nshuti, amahitamo ni ayawe. Imana ntitwaza igitugu, Imana ntitwara ku ngufu. Buri muntu wese Imana yamuhaye amahitamo, buri muntu wese Imana yamuhaye umudendezo wo guhitamo icyo ashaka. Ariko umenye yuko nshuti, icyo uhitamo cyose kizakugiraho ingaruka. Nufata umwanzuro mwiza uzagira ingaruka nziza, nufata umwanzuro mubi uzagira ingaruka mbi. Menya yuko rero nshuti, ntabwo uri spectator hano hantu, uri umufatanyabikorwa. Ugomba gufata umwanzuro muri iki gihe kugira ngo umenye aho uhagarara. Kandi icyo ngusaba nshuti, kugira ngo ufate umwanzuro mwiza, nta kibabaza Imana nshuti, ko kubona umuntu Imana yari imukunze, imwishimiye, ikamuha amahirwe yo guhitamo, ariko uwo muntu agafata umwanzuro mubi, agafata umwanzuro wo kugenda kure y'Imana. Icyo Imana ishaka uyu munsi ni kugira ngo uyegere, uhitemo neza, uyegere icyo Imana igushakaho uyu munsi. Nshuti rero, fata umwanzuro. Ariko njyeweho ndi wowe, navuga nka Yosuwa, nkavuga ngo ariko njyeweho n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Amen. Ibaze nshuti, Yosuwa hagati igihe abantu bari batangiye gusubira ku bigirwamana, yaravuze ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ijambo riravuga mu gitabo cya Yosuwa igice cya 24:15, haranditse ngo kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, kankubwire nshuti, kandi niba utekereza yuko gukorera Imana bigoye muri iki gihe, kandi niba utekereza yuko bigayitse gukorera Imana kuri Instagram, gukorera Imana kuri TikTok, gukorera Imana kuri WhatsApp, gukorera Imana ku ishuri, gukorera Imana ahantu hatandukanye, niba ubona bigayitse nshuti, Yesu arakubwirira ijambo. Kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo mukorera, uwo muzakorera. Uyu munsi ugomba guhitamo nshuti, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana z'abasogokuruza bakoreraga hakurya rwa ruzi, cyangwa n'imana z'abamori bene iki gihugu murimo, Yosuwa aravuga ngo ariko njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Kansubiremo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka uyu munsi, Uwiteka
uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera. Niba ari izo mana abasokuruza bakoreraga zo hakurya rwa ruzi, cyangwa imana z'abamori bene iki gihugu murimo, ngo ariko njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Aho uri inshuti ndibwira bavuga ngo amena. Fata umwanzuro mwiza, wegera Imana. Vuga nka Yosuwa ushize amanga, vuga nka Yosuwa uvanye ku mutima ngo ariko njyewe, nubwo abandi bazakora ibibi, nubwo abandi bazagenda bakiyandarika, nubwo abandi bazavuga ibiteye isoni, nubwo abandi bazakora ibintu bidafututse muri iki gihe cyacu, ukavuga njyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mpisemo gukorera Uwiteka, mpisemo ntabihaswe, mpisemo gukorera Yesu, mpisemo kujya mu bwami bw'umucyo bitewe n'uko n'icyo Imana inshakaho, kandi icyo Imana inshakaho ni cyiza, ni cyiza, ni cyiza. Hitamo uyu munsi uvuge nka Yosuwa ngo mpisemo gukorera Yesu, ngo ariko njye n'inzu yanjye nzakorera Uwiteka. Ubwami bw'umwijima buratwugarije uyu munsi inshuti, baratwugarije muri ibi bihe turimo. Ariko musore, ndagusaba kugira ngo wegere Imana, wegere Imana. Petero yavuze ngo igihe kirahagije. Igihe twamaramaje mu bibi, igihe twamaramaje mu bidafite agaciro, igihe twamaramaje mu bidahesha Imana icyubahiro, n'ibitaduhesha icyubahiro ubwacu, icyo gihe cyari gihagije, kirahagije kandi kirahagije. Imana iragusaba muri iki gihe kugira ngo wegere Imana. Musore mugenzi wanjye, hunga irari, hunga ibibi, hunga inshuti mbi, hunga urukozasoni, ibikozasoni, hunga imigambi mibi y'umwanzi, hunga social media mbi, hunga ikidagufitiye akamaro muri iki gihe. Wegere Yesu, wegere ubwami bw'umucyo, niho uzabonera amahoro. Ndagusaba inshuti, niba uri kunyumva, niba wumvira ijambo hari icyo cyagufashije, niba ushaka kwinjira mu bwami bw'umucyo, ubwami bw'umucyo icyo burangwa icyambere ni urukundo, ubwami bw'umucyo ikiburanga ni amahoro, ubwami bw'umucyo ikiburanga ni ubusabane, ubwami bw'umucyo ikiburanga ni Yesu Kristo. Nibatangirira kuri Yesu Kristo, mukarangira kuri Yesu Kristo. Niba wumvishije ijambo rigukoze ku mutima, niba wumvishije ijambo hari icyo rigufashije, ukaba utari muri ubu bwami bw'umucyo, ariko ukaba wifuza uyu munsi kwinjira mu bwami bw'umucyo, ndagusaba inshuti dusenganire isengesho. Uvuge ngo Mwami Yesu, nje imbere yawe, ndakwihaye wese, ngwino untegeke, injira mu buzima bwanjye, unyobore, nyinjiza mu bwami bwawe. Satani ndakwanze n'ibyawe byose, nanze ubwami bw'umwijima n'imikorere yabwo yose. Yesu, mbera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Guhera uyu munsi Yesu, nemeye kuba umwana wawe, ntegeka, nyobora, none n'iteka ryose. Amen. Ndashimiye inshuti wowe ukoze iri sengesho, ndagushimiye yuko wakiriye Yesu mu mutima wawe, kandi reka Yesu abane nawe. Komeza usenge, komeza umwegere, araza kugufasha muri ibi bihe, araza kukwegera, kandi umwuka wera araza kuba hafi kugira ngo agufashe muri uwo mwanzuro mwiza ufashe. Reka dusenge. Mwami Imana, ndagushimiye kubwo mwene data ufashe uyu mwanzuro. Ndagushimiye Imana kuba hari abantu baje kumvira ijambo. Ndagushimiye yuko wemeye yuko tuvuga ku ijambo ryawe. Turi abantu uko Yesu yabivuze ngo turi abantu b'imwa yanduye, turacumura yaba ari mu ntekerezo, yaba ari mu bikorwa. Turagusugiye Yesu ngo muri aka kanya, nk'uko wemeye kutugira ibikoresho byawe tukavuga ijambo ryawe, reka yaba ari twumva natwe twezeshe amaraso yawe. Reka udufashe muri ibi bihe bikomeye, utugire abakozi bawe. Reka udukoreshe kugira ngo ijambo ryawe risakare. Humugisha buri muntu wese waje kumvira ijambo, humugisha buri muntu wese uzaryumva,
kandi reka amahoro yawe abane na buri muntu wese uri kunyumva n'uzanyumva. Reka uduhe gushira amanga muri iki gihe, tukuvuge dushize amanga. Reka imbaraga zawe zibane natwe, reka ubushobozi bwawe, kuko wavuze mu ijambo ryawe ngo ubwami bwawe ntabwo ari ubwami bw'amagambo, ni ubwami bw'imbaraga. Reka Yesu muri aka kanya twuzuza imbaraga zo gushyira amanga mu kukuvuga, yaba ari aho dukora, yaba ari aho twiga, yaba ari aho tugendana. Reka Mana tube ibikoresho bikuvugira muri iki gihe, kandi reka buri muntu wese wumvishije muri uyu munsi ubane nawe none n'iteka ryose. Amen.